Hello, waba wibaza ukuntu ushobora kugera hanze byihuse bitakugoye bitaguhenze mu gihe kingana n'amezi 6 ukoranye na kampani ya Samtech Travel Agency. Ngiyi nzira uburyo bwihuse wanyuramo kandi ukagera hanze muri Canada bitakugoye. Niba warabigerageje inshuro nyinshi bikanga, iyi nshuro yonyine niyo yakabya inzozi zawe. Gira ku nzozi zawe rero uhisemo gukorana na kampani ya Samtech Immigration and Visa Travel Agency. Kurikirana kino kiganiro kugeza kirangiye, uri bumenye ubwo buryo ushobora gukoresha kugira ngo ugere hanze. Amabanga yose twayashyize hanze y'uburyo ushobora kugera muri Canada bitaguhenze kandi ukagerayo ukabasha kubona visa yo gukora. Turagushimiye wowe wahisemo gukorana na Samtech Immigration and Visa Travel Agency. Uyu munsi wakwibaza ngo ni akahe gashya tugufitiye. Ese wari uzi uko watembera mu Rwanda, ukatembera mu Rwanda, ukava mu Rwanda werekeza hanze, ujya Canada, ujya muri Australia, ujya muri Pologne, ujya muri Netherlands? Igisubizo ni muri Samtech Immigration and Visa. Tugufitiye tour cyangwa ubukerarugendo uzaba ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu muri uno mwaka turimo. Aho bitabiriye iyi tour bazaba bafite amahirwe yo kuzakomeza mu zindi tour tuzorganiza zizabera hanze y'igihugu cyacu, harimo kujya muri Canada. Turimo turashaka icyo bita travel history. Kuri cyane kiganiro amakuru yose tuyakugezeho uburyo ushobora kujya muri Canada mu mahirwe atandukanye. Kuri Samtech Immigration and Visa nitwe twenyine ushobora kubonaho deal zo kujya hanze. Reka tukubwire deal nkeya zishoboka muri kuno kwezi. Muri kuno kwezi turimo kwa kane ku itariki 27 uno mwaka hateganyije ibitaramo guhera mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu bitandukanye byoroganijwe n'Abanyarwanda. Wakwibaza ngo nabaye Ben na Chance bafite igitaramo kizabera muri Ottawa ku itariki 27 saa 11 kugeza saa 4. Kizabera aho bita Sparkport Ottawa. Itike kuyigura na $38 n'ibice 52. Iyo wabona invitation ukajya muri Canada. Wakwibaza ngo nabikora ute, byagenda bite, ese nzane niki? Kurikirana kino kiganiro kugeza kirangiye. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, share, comment. Ku itariki 4 z'ukwa gatanu bafite ikindi gitaramo, aho nabwo kizatangira saa 11 kikarangira saa 4. Kizaba ari kuwa gatandatu. Aho naho wagura itike. Ku itariki 11 z'ukwa gatanu hari ikindi gitaramo nabwo. Amadolari n'ubundi itike izabigura ahantu hasanzwe amakadi 38. Ikindi gitaramo bagifite ku itariki 18 z'ukwa gatanu aho bita muri Surrey, British Columbia, ari naho hanyuma bazabasoreza. Ni ibitaramo mu mijyi itandukanye bizagenda bibera muri Canada, mu mijyi itandukanye, amasaha atandukanye, iminsi itandukanye. Iyo nayo yakubera inzira wanyuramo ujya muri Canada. Waba wifite inzozi zo kujya hanze Canada, warabuze uburyo wabigenza, iyo niyo nzira. Muri kampani ya Samtech Immigration and Visa Travel Agency tuguha ubujyanama bw'uburyo ushobora guprofita mu mahirwe ukaba wabasha kujya hanze. Si ibyo gusa, mu kwezi kwa gatandatu havuyeho igitaramo cya Ben na Chance. Hari concert uretse kuyitararangiza kuorganizwa neza ya igitaramo cya Vestina na Dorcas. Ayo mpamvu wenda amakuru muzamenyeshwa imbere mu minsi iri imbere
MI Empire ariyo rero bakoreramo, bo bita Irene Muhindahari ari muri Canada ari kuorganiza icyo gitaramo naho kizabera n'imijyi kizabera. Ayo ni amakuru tubahaye ko tuzayakora mu minsi iri imbere kuko iminsi izagenda ishira. Ibyo rero reka tukugezaho uko iyi tuwa izaba imeze. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu tugufitiye visite gusura Akagera muri National Park Akagera, aho buri munyarwanda wese wifuza kugendana natwe azishyura amadolari 60. Naho undi muntu wese utari umunyarwanda ariko akaba ari muri East Africa azishyura amadolari 85. Other African country ni amadolari 110. International foreign ni amadolari abwo n'abaturutse hanze ya Afurika ni amadolari 180. Rwanda ni couple ni amadolari 90. Ni promosiyo twabashyiriyeho. Wakwibaza ngo ibiki bizaba bikubiyemo. Benefits z'ituwa ni izihe? Icyambere ni uko umuntu uzabasha kwatendinga tuwa eshatu tuzategura. Iya mbere niyo mu Kagera, iyindi niyo tuzategura yo muri Australia, indi niyo muri Netherlands. Umuntu uzazitabira zose azajya kuri liste y'abantu tuzasabira visa bazajya muri tourist visa muri Canada mu kwa 12. Mu kwa 12 umuntu uzabasha kuboneka muri izo tuwa zose tuzajyana muri Canada ku itariki 17 z'ukwa 12, aho tuzasura ibyiza nyaburanga ahantu 10 hafite ibyiza nyaburanga bya Canada. Kurikirana ikiganiro tubishyire kuri YouTube channel yacu, ntiwibagirwe gukanda share, comment, subscribe mu rwego rwo kubishyigikira no kubona ibiganiro dushobora kubakorera. Ngaha ahantu 10 honyine ushaka gusura hafite ubwiza nyaburanga muri Canada. Dore icyo usabwa rero, urasabwa kwitabira ingendo cyangwa ubukerarugendo kampani ya Samtech Travel Agency yaguteguriye. Nk'uko twabibabwiye tugitangira ku itariki ya mbere kwa gatandatu, aho turi kuorganiza ubukerarugendo buzabera mu Kagera muri National Park Akagera. Abazabasha kwitabira urwo rugendo, nyuma yaho tuzakora izindi ngendo ebyiri hanze y'igihugu. Urugendo rumwe ni ingendo 3 za ku rugendo rumwe muri East Africa, twongere dukore izindi ngendo 2 hanze ya Afurika ziyongera ku ngendo tuzaba twakoze mbere mu Kagera. Then tube tumaze kubona icyo twise travel history. Nuko nyuma yaho rero umuntu uzaba wagerageje kwatendinga cyangwa kuboneka muri izo tuwa zose twateguye azaba afite amahirwe 90% yo guhabwa visa yo kujya mu bukerarugendo muri Canada. Wakwibaza se ngo ubukerarugendo muri Canada buzamarira iki? Icyambere si amakuru muri Samtech Immigration and Visa, ahubwo icyambere nicyo ayo makuru uyamajije. Tumaze kumenya neza guhera ku itariki 28 z'ukwa 2 2023, leta ya Canada yasohoye itangazo ivuga iti umuntu wese ukandagiye ku butaka bwa Canada akabona icyo twise occupation cyangwa akazi, aba afite amahirwe yo kuguma muri icyo gihugu. Hari benshi rero bazaprofita ayo mahirwe
bakabasha kubona akazi, aho tuzasura ahantu hatandukanye, ahantu hatangirwa akazi, inganda zitandukanye, mu rwego rwo kwagura ibikorwa bya agence ya Samtech Immigration and Visa, turushaho no gusura abantu tuba twarafashije bari muri iyo mijyi itandukanye. Twagukoreye hano urutonde rw'ahantu 10 tuzasura muri Canada. Wakwibaza ngo aho hantu ni hehe? 10 places where you visit in Canada. Tuzasura bwa mbere icyo twise waterfalls muri Niagara ku itariki 17. Twongere dusure pariki bita Stanley Park. Ni pariki yakira abakerarugendo cyangwa aba visitors nibura miliyoni 8 mu mwaka. Iherereye mu majyaruguru ya Amerika, ariko ikaba iri muri Vancouver muri Canada. Tuzongera dusura ahantu bita muri Baffin National Park, iherereye muri Alberta, aho umuntu wese usuye iyo pariki aba ategetswe nibura kugera ahantu hari ikiyaga gikurura bita Lake Louise. Tuzongera dusure Quebec. Muri Quebec tuzasura inzu ndangamurage yashyizweho n'icyo twise UNESCO World Heritage Site. Twongere dusure n'icyo twise Stade of Quebec. Ni stade imaze imyaka n'imyaka, ariko kugeza n'ubu ngubu ikaba igifite ubwiza nyaburanga, imeze neza, ikurura ba mukerarugendo. Tuzongera dusure iyo bita Jasper National Park, iherereye muri Alberta. Dusure ahantu bita Icefield Parkway. Ni pariki y'urubura muri neige. Twongere dusura aho bita Athabasca Glacier. Ahantu ha 7 tuzasura ni muri Toronto, Ontario. Tuzasura iyo bita CN Tower. Ni umunara munini uherereye muri Toronto, aho ufite ubutumburuke bugiye hejuru cyane, ariko ukaba ukomeye, umeze neza. Aho uhagaze hose muri Toronto cyangwa muri Ontario uba ufite ubushoboye kureba aho hantu hose ubwiza bw'uwo munara nyaburanga. Aho naho ntabwo waba uri umukerarugendo ngo ahantu hasige. Tuzasura n'icyo bise Royal Ontario Museums. Dusure n'iyo bita Art Gallery. Aho ni ahantu heza muri Canada hafite ubwiza nyaburanga dushobora kuzasura. Tuzongera dusure ahantu hamwe ahantu bita West British Columbia, ahantu hari turiya tumodoka tugendera ku mapoto. Ahantu hamunani tuzasohokera cyangwa tuzasura ahantu bita Cape Breton Island muri Nova Scotia. Dusura icyo bita Cape Boat Trail. Dusure niyo bise ngo ni Saint Louis. Ahantu hakenda ho gusura ni Montreal, Quebec. Abantu benshi ngira ngo umuntu utazi Canada, iyo umubajije ahantu yakubwira ko azi Quebec cyangwa ajya yumva bavuga Quebec cyangwa Montreal. Tuzasura iyo bita Old Museums Montreal, ifite icyo twise Historical Architecture cyangwa Art Gallery. Tuzasura Montreal cyangwa Montreal Science Center. Tuzongera dusura ahantu twise Montreal cyangwa Montreal of Fine Arts. Dusure Montreal Jazz Festival. Ahantu ha 10 tuzasura, ari naho hantu tuzasoreza, ni Victoria, British Columbia, aho tuzasura iyo bita Busch Garden, Flora Paradise. Dusure niyo bise Royal
British Columbia Museums, aho dusure na hoteli ifite hoteli bita Fair Mountain Emprise Hotel, ifite ibyiza nyaburanga, aho iyo wicaye muri iyo hoteli cyangwa uri mu busitani bw'iyo hoteli, jaride yayo iba ihindura amabara, bayise ngo ni changing color garden paradise, muri Florida Paradise. Rero aya niyo mahirwe yawe wowe muntu wifuza kujya muri Canada, wabuze umuntu ushaka kuguha invitation, abantu ufite b'abafamiliye waka invitation ntayiguhe, njya ngo twabasobanura impamvu abantu benshi badatanga invitation muri Canada. Ikindi ku bantu badafite ubushobozi bwo kuba wenda wakwisohokana uri umwe cyangwa wagenda uri umwe kuko birahenze. Iyo ushatse gukora ubukerarugendo uri umuntu umwe biba bihenze, ariko nk'uko tuzaba twarabyoroganije ari tour ya groupe runaka cyangwa organization runaka, bizagabanya cost ya buri muntu, ahubwo byongera amahirwe yo kuba wabasha kujya muri Canada mugiye nk'itsinda rigari ry'ubukerarugendo. Muri Samtech Migration and Visa Travel Agency, intego yacu ni ukubageza kure hashoboka. Gendana natwe, ukorane natwe, ugere kure hashoboka, tukugeze ku gasongero k'inzozi zawe. We empowering dreams, connecting nation, your journey, our commitment. Thank you for joining us, Samtech Migration and Visa Travel Agency. You can't do it alone, just do it together.